n'ubu ikibazo cyanjye kirabaza ngo gushinga idini birakomeye kurusha kuyobora igihugu. Umukandida perezida asabwa imikono 600 mu gihugu hose, none ushaka gushinga idini mu karere baramusaba 1000. Umuntu wanditse ibi bintu hari ibintu bimwe yirenganura ikibazo gihari mu by'ukuri, cyangwa bose nuko ibigo byabo bifite plaque za GR. None Kagabo yari bubaze iki gitandukanye n'icya boss we bicaranye ngagije. Nukuvuga ngo umuntu wanditse ibi bintu niwe wari waratsinzwe n'akajagari kaje mu madini, yaricaye arakareberera, kamaze gukura imbaraga z'umurengerazi arazihagurukana zingana n'ubunebwe yagize adakumira. Arimo aravuga ngo hari ibikorwa byakozwe ngo bibi birimo abantu barimo kwiba imitungo y'abandi niki, kuki batabajyana imbere y'ubutabera noneho abatibye bakaguma mu mudendezo ibya Kayizari. None se hano barimo barahora abana gukiranirwa kwa base miliyoni icyubahiro. Imana yavuganye nanjye ko ibi bintu by'aya mategeko yasohotse, Imana izatanga umugisha abayobozi bongere babisubiremo, kandi rwose babyita koroshya umweko, bizoroha muhumure, mpumurije abantu, kandi uku guhumurizwa ni Imana yambwiye ngo mbahumurize. Mu by'ukuri nimwitegure ko imbere y'ishobora byose isumba byose Yesu Kristo aya mategeko azayabasubiriramo, ntabwo byarangiye. N'umutesi Sikovia rero nibyo yagarutseho, ariko nibyo yavuze, ariko jye sibyo ngendeyeho, ntabwo ndi kubwira abantu. Mutesi Sikovia yavuze nk'umunyamakuru, njye mvuze nk'umuhanuzi ko bazongera babisubiremo. Mpumurije abanyamadini, ntihagire ukuka umutima, ntihagire usara, nta biracitse, nta biragoye. Ibintu n'abantu babikora, ibintu biri mu gihugu, abantu bari mu gihugu, amadini n'abantu, amafaranga n'abantu, amashuri n'abantu, ababisinya n'abantu, ababirema n'abantu, ababikora n'abantu. Mpamya ko kandi twese umugenga wa byose, cyangwa se afande w'abafande, Yesu Kristo umwami w'i Nazareti. Uyu rero ngira ngo ni wari buze akavuga ngo yadutuye imitwaro yaduhetamisha, none tugenda twemye, yadutuye ibibazo byaduheta. Itegeko rikomeye rero ririmo aha hantu, itegeko muri aya mategeko yose rikomeye kurusha andi mategeko yose, kandi aya mategeko arakomeye. Sinavuga ngo ni nka yandi y'Abameda, ariko arakomeye. Ariko ndakubwira itegeko rikomeye. Sura akarere kawe, harimo uturere tutarasohora ibishushanyo nsengero, ntibyajya munsi ya miliyoni 200, hagati ya miliyoni 150. Ubwo ni mu ntara, mu mujyi wa Kigali ntaho mvuze, hagati ya miliyoni 150, 200. Mpamya ko urwanyuma bagoragoje hahandi batavuga ngo habaye n'inyungu, ntabwo rwajya munsi ya miliyoni 100. Urazana umucanga bawupime, haraza umuntu apima ubutaka aho hantu, ariko haba harapimwe birumvikana. Haraza ushinzwe rero imyubakire mu karere n'ubundi, enjeniyeri. Mbese izi mendevure zose ni ikintu, ni naryo tegeko rikomeye riri, ni ukwimura urusengero ukarujyana aho rwagenewe. Naho miliyoni 2 zatangwa, amashuri abantu barayafite, imikono 1000 abantu bayibona. Ahubwo kwimura urusengero ukahaguruka bushyashya ugashinga icyo bita itorero. Sikovia rero aragaruka akavuga ngo nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame niba sinyirwa n'abantu 600 ku mwanya wa perezida, abantu 600 bakaba bahagije. Ku mwanya wa pasitoro utangiza itorero mu karere, abantu 1000 bakaba aribo bahagije. Niho rero Sikovia yagaruka akavuga ngo habayemo guhubuka. Ngira ngo mu kavideo tubanje imbere wabyumvise. Kandi hano ndakubwira itegeko rikomeye kurusha ayandi yose muri aya mabwiriza n'amategeko yasohotse ku rwego rw'igihugu cyose. Koko amashuri n'ibisanzwe wayiga, amafaranga arashakwa, ariko nk'uko byumvise, iyi ngingo iremereye ikomeye kuruta izindi ni ukujya gutangira bundi bushya mu karere, kubaka inzu igezweho, ikaba ifite nyine nk'iyo bavuze uzagenda ugera i Masoro mu cyanya cyahariwe inganda,
urebe uruganda bahatangiza. Nta muntu ujyana yanze abantu bengeramo urwagwa hano mu giturage, umuntu agafata inzu atuyemo isanzwe idafite ubuhumekero bw'ibibira cyangwa bw'ibyo basekura cyangwa bw'ibyo basya, nawe inzu akayihindura uruganda, igisenge n'ikigufi harimo abantu, ibintu nk'ibyo. Mpamya rero ko n'iyi miturire mu gishushanyo mbonera mu bijyanye n'ama eglise harimo umwihariko wo gusanga ibyo bintu ari sipesiyali. Niyo mpamvu rero mu kiganiro hano tugarutse twibaza ngo eske minisitiri iri tegeko, ariko mpamya ko bashobora gusubira inyuma umushinga bakongera bakawunoza neza, hakabamo koroherezwa, hakabamo inyoroshyo. Hari igihe uhambira ikintu ukakiboha neza ukacyumvisha, hakaba n'igihe rero woroshya ikintu. Sikovi aravuga ati ni gute niba hari abapasiteri bakoze ibyaha bakiba imitungo, bakaba bafite ibintu bakurikiranweho byo guhohotera abantu cyangwa se kwangiza cyangwa se kuriganya, nta butabera buhari? Ubundi kuki abo bantu kuki badakurikiranwa n'inkiko, hagategerezwa ko abantu bose ngo bumwe agatukisha bose, ko abantu bose nyine biri buhinduke ibyo, ko umuntu wese ashobora kuba yabigenderamo? Kuko iyo barobanuramo abanyabyaha, abandi byari bisanzwe ari amahoro, kuko n'ubundi hishyurwaga 300,000 bisanzwe mbere iyo watangizaga idini. Ibindi by'imikoranire na leta, ubu uri umufatanyabikorwa na leta, itegeko n'ubundi ryabagaho, kandi nubwo utaba uyoboye idini n'ubundi dusanzwe turi abafatanyabikorwa na leta. Ndagaruka kuri Mutesi Sikovia utari gucana uwaka na minisita wasinye itegeko mu bijyanye n'aya mabwiriza mashya yasohotse mu bireba amadini. Kagira inkuru rero, Umutesi Sikovia we ntabyumva, ntabibona, ntanabitahura, ntanabishyikira ukuntu perezida asabwa imikono y'abantu 600 bazima bariho. Iyi mikono 600 perezida asabwa ni umuntu wujuje ubukure, ufite identite, umwenegihugu cyangwa se ufite ubwenegihugu, kimwe muri ibyo. Uwo muntu atanga nimero ye y'irangamuntu na nimero ya telefone ku mukandida wese uziyamamariza kuyobora igihugu cy'u Rwanda. Mutesi Sikovia akagaruka akavuga ngo ese ibi bintu ubundi byari bikwiye ko niba perezida asabwa imikono 600 kuyobora igihugu cyose, pasitoro usabwa imikono 1000 kuyobora itorero mu karere, cyangwa gutangiza itorero mu karere, cyangwa gushinga itorero mu karere, ibi bintu umurongo wabyo ubona ute, uwumva ute, se bimeze gute? Wowe urabivugaho iki? Ubundi bisobanuye iki? Nicyo kiganiro tugiye kwibandaho. Ntabwo Mutesi Sikovia rero icyo yavuze yabwiye abantu cyangwa se kuri Mama Rwagasabo TV, ngira ngo iyi nkuru nta muntu mu banyamadini utayivuzeho cyangwa ngo ayigarukeho cyangwa abe ategereje ibyayo kumva hirya no hino. Ari nayo mpamvu tugushimiye gukora subscribe kuri iyi channel, ujye ubasha gukurikirana ibiganiro byacu. Mu by'ukuri rero navuga ngo uyu mushinga mu kuwutegura ushobora kuba utaratekerejweho ku rwego rwimbitse, cyangwa se ku ngaruka cyangwa se no ku nyungu, kuko ni amabwiriza asohotse ariko aremereye ku rwego ruhambaye. Kuko ngira ngo nk'iriremereye cyane igihe nanavuga miliyoni 2 si ikibazo, izo zashakwa zikaboneka. Irindi tegeko kubaka ni ibisanzwe ibigezweho, ariko nacyo kirakomeye. N'imikono 1000 nayo wayibona si ikibazo, miliyoni 2 wazibona si ikibazo. Ikindi kintu kirimo n'amashuri wayabona, amasaha arenze 1000 muri teoloji, ndetse no kuba ufite icyiciro cy'amashuri yisumbuye, kuba ufite impamyabumenyi muri siyanse, nabyo ibyo byaboneka. Iby'amashuri wabibona, amafaranga wayabona, ndetse na miliyoni 2 zaboneka. Dore mbonera by'imiturire
n'amafamu cyangwa se n'inganda cyangwa n'amadini, usange nyine ibyo bintu niba ugeze ku karere bari kukubwira bati aha hagenewe iki, aha hagenewe, harimo uturere tutarabisohora. Muri urwo rwego rero niba bavuze ngo akarere karasaba, niba wari ufite urusengero ahantu rukaba rwari rufite ubushobozi, rwubatswe n'amatafari ahiye, rufite amabati agezweho, harimo sawundi purufu, uyu munsi wa none rujya rusengero mwari mwarubatse hariya bigasangwa hariya hantu hataragenewe ibijyanye n'amadini, yenda ugasanga ni mu mafamu, yenda ugasanga bahashyize imiturire, yenda ugasanga bahashyize ubuhinzi. Kandi ibyo ni byiza, gutura mu kajagari, kubaho nyine abantu bafite aho kuba, bakagira n'aho bahinga, bakagira n'aho inganda ziri, mu by'ukuri byo ni byiza, nta muntu byanze, ntabwo wavanga inganda n'abenegihugu, ibyo byo jamwe, nanjye ntabwo nabishyigikira. Ariko noneho rero twibaze, dore rero rya tegeko rikomeye nari ndi kukubwira, ni ugufata ukajya ku karere ugashakisha ushinzwe imiturire mu karere no mu murenge, aba bantu bakakwereka ahantu habugenewe hemewe, noneho ukagura ikibanza ugatangira urusengero kuva muri fondasiyo kugeza urusakaye. Ngira ngo buno guhagurutsa inzu ahemewe yitwa urusengero, koko umuturage ku isonga, ariko ntiwaba umuturage ku isonga nta muyobozi wagushyize kuri iyo songa. Ntabwo mvuze isongi, umuturage ku isonga, ubwo umuturage imbere. Tuguhaye ikaze wowe uri mu Burayi, uri muri Amerika, uri mu Rwanda. Iki ni ikiganiro duteguye kugira ngo tubamare amatsiko, tugaruka ku ngingo ziremereye kandi zikomeye kandi zose zo kubahwa no kubahirizwa no gushyirwa mu bikorwa n'abo zireba. Niba biri kugusaba amashuri muri siyanse bisanzwe, ngira ngo icyo wacyumvise ko ntacyo ugomba kugabanya cyangwa kongera. Niba biri kugusaba, yego tugendane, miliyoni 2, icyo wacyumvise nacyo ko nta kintu bigomba kugusaba kindi, ahubwo hagararamo neza. Niba biri kugusaba imikono 1000, hagararamo neza. Ariko ngira ngo minisita cyangwa se abantu bize uyu mushinga n'abizire aya mategeko azagenga idini rishya, ngira ngo igice kimwe urumva kiri muri leta, ikindi kiri ku muturage, kuko urumva hariho leta, harimo abakozi ba leta bazaba bashinzwe mbese bari oneti yo kuba ibi bintu babikurikirana bagatanga raporo muri RGB. Kandi nanone pasiteri urumva azajya atanga raporo habiri, uzajya uyitanga muri leta, uyitange no ku rurembo cyangwa kuri paruwase cyangwa ku ntara, babyita intara, cyangwa urutange ku cyicaro, reka mbivuge uko, cyangwa itorero ubarizwamo uko mubyita. Urumva ko raporo izajya ihaguruka kuri pasiteri, kuri revera pasitoro igende kuri bishop. Ni ukuvuga rero iyi ntumwa nkuru nayo itanga raporo ku rwego rw'igihugu, ariko mu karere hari abantu baba babishinzwe iby'amadini, mu murenge barimo aba bantu bose. Rero ngira ngo n'ubundi uzajya uhembwa hakurikijwe diporome yawe, ngira ngo nyine mu guhagarika akajagari. Ariko hari ibintu nakita nka bigendeyemo ikubagaho, hakaba n'ibindi, hari ibikize hari n'ibipfuye. Mu by'ukuri rero ngira ngo nk'ijwi ry'umuturage nanjye icyo nasaba, amategeko yasubirwamo, nta cyaha kirimo, yasubirwamo. Nibura hakabaho, urumva batanze amezi 12 ko amatorero yose agomba kuba yujuje iyo fomu, akora nabishaka nabyifuza. Ndahamye neza ntashidikanya rero kucyo ni ikintu, amezi 12 ubu tugeze mu kwa gatatu, yari asanzwe afunze. Ni ikintu kitoroshye, ariko Imana ishobora byose. Ngira ngo rero tugarutse kuri Sikovi utari guhuza na minisitiri, ubundi Sikovi hari n'aho anyura bakagira ubwoba, hari n'aho bamubona bose bagatinya.
koko Scovia ni ukuri nyine ibintu byiwe birera cyangwa birirabura ni homboka nta miyaga abashyiriramo umutesi Scovia kabisa. Ahubwo sinzi n'impamvu yiswe umutesi kandi njya mbona Scovia ibintu by'imiteto rwose ntabyo agira sinzi, ariko jyewe ndebye ku rwanjye ruhare n'akanjye gahande Scovia nta miteto nta mitereto njya mbona kuri umutesi Scovia. Ariko tukwifurije kuramba no kurama itangazamakuru Scovia rwose ni kariyeri yawe vrema urabibashije uranabishoboye kude shapo. Hama rero reka twikomereze turagaruka tunibaze ngo ese ubundi amatorero mu Rwanda yamariye iki igihugu? Ese amatorero mu Rwanda ni uwuhe musanzu wayo wagaragaye cyane ku rwego rw'igihugu? Amadini n'amatorero mu Rwanda bifasha iki leta? Aya madini n'amatorero mu busanzwe n'abafatanyabikorwa na leta impande zose mu bijyanye no gusana imitima ku kibazo muzi twanyuzemo cya jenoside. Abanyarwanda, amadini n'amatorero bagize uruhare mu gusana imitima no kunga imitima, mu gutanga amatungo, mu kubakira abakene, mu gukora imiganda, mu gufasha abantu mu buryo bw'amafaranga, mu buryo bw'amatungo, mu buryo bw'ibiribwa n'ibinyobwa. Ngira ngo rero nk'amadini n'amatorero habayeho ko agaragara cyane n'ukuboko kwayo mu kuzamura igihugu rwose. Abapasiteri mwabigizemo uruhare, tubasabiye umugisha kandi nanone ntabwo umurimo urangiye ahubwo ngira ngo umurimo urakomeje. Mu by'ukuri rero amadini afite umumaro ku rwego rw'igihugu, mpamya ko ntabwo habuze 20% amadini amariye igihugu. Ufashe uhereye kuri pasitoro, ufata aba bose abapadiri n'ibindi kuko urebye ibitaro, amashuri, ibintu byinshi amadini, amafaranga anyura mu madini ni menshi kandi yose agera mu gihugu. Dushime rero umurimo mwiza wa pasiteri bakoze, ariko tunabasabira gukora n'uwundi. Haleluya. Nimuze turebe imbere dutegereze igitondo, twiringire Imana yacu izakora imirimo, zirukana Satani zategeka isi yose, tuzanesha ntidusaba kuko Imana igitwumvira. Dore impanda ziravuze muze twese tubabera, kuko Imana yacu ishaka ko twese tubabera. Buri muntu mwitorero aba uwejejwe muri ryo, nshuti reka kwiganyira urahabwa imbaraga nshya. Haleluya. Umwami Yesu ashimwe. Indirimbo ikunda kumfasha nubwo yenda ntazanye kantike, ntabwo narinje kuririmba, ariko iyi ni indirimbo nabwira umukristo wese uyirebye mu gitabo ibamo. Ngira ngo ni indirimbo nziza yafasha abakristo mu bihe nk'ibi turimo. Umukristo wese aba uwejejwe mu itorero arimo, kandi ngira ngo mutegereze igitondo inkoko yabo ikitabika, hariho gutabara kandi abatabarwa ni mwe. Izina ry'Imana ritabishaga none tugenda twere. Ngira ngo rero ngaya nguko, ariko nkuzaniye amakuru meza, nkuzaniye ihumure, kandi nkushimira ko wakoze subscribe kuri iyi channel. Ariko by'umwihariko naringarutse muri iki kiganiro cya Minister na Scovia, umuriro, intambara rwambikanye. Ku mpamvu z'amategeko yasohotse, ariko asohoka ikubagaho cyangwa se asohoka harimo ibyo Scovia ari kugaragaza ngo perezida imikono 600 kugira ngo asinyirwe abone kwiyamamariza kuba perezida wa Repubulika. Pastor mu karere imikono 1000. Ibyo bintu rero ngo byaba ari uguhora gukiranirwa kwa basi n'abana, kandi ibyo ntibibaho mu Rwanda, ibyo ntibibaho.
yagarutse rero ababwira ngo bibaye nta yindi mpamvu iki kiganiro cyajya public abantu bakiga itegeko neza n'umushinga neza kugira ngo habeho ko hataba umutwaro umunyarwanda akorewe kandi ari umuturage ku isonga bagomba gutura umutwaro. Ndagushimiye we wari udukurikiye wabanye natwe, ugume ikiganiro cyose ucyumve kandi ukirangize. Imana yo mu ijuru iguhe umugisha, turaguma tuhababere dukurikirana amakuru asohoka hirya no hino. Very good.